twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira umuntu Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kuduhoza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 24 mu byumweru bisanzwe, tariki 17 Nzeri 2024. Ngaho amasomo yo kuduhuza n'Imana. Isomo rya Mbyomoro ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 12 kugeza ku 14 n'umurongo wa 27 kugeza ku 31. Bavandimwe, reka dufate ikigereranyo. Mu by'ukuri umubiri n'umwe kandi ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zose nubwo ari nyinshi zigize umubiri umwe. Niko bimeze no ku mukristo, niko bimeze no muri Kristo. Twese twabatirijwe muri roho umwe ngo tube umubiri umwe. Twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa abigenga, twese twihiwe roho umwe. Koko rero umubiri ntugizwe n'urugingo rumwe gusa, ahubwo ugizwe na nyinshi. Namwe rero muri umubiri umwe ari wo Kristo, kandi mukaba ingingo ze buri muntu ku giti cye. Bityo rero abo Imana yashyizeho muri Kiliziya, aba mbere ni intumwa, aba kabiri n'abahanuzi, aba gatatu n'abigisha. Hanyuma ikurikizaho abakora ibitangaza, abafite ingabire yo gukiza abarwayi, iyo gutabarana, iyo kuyobora, n'iyo kuvuga mu ndimi. Mbese bose ni intumwa? Bose ni abahanuzi cyangwa n'abigisha? Mbese bose bakora ibitangaza cyangwa bafite ingabire yo gukiza? Bose se bavuga mu ndimi cyangwa bose bazi kuzisobanura? Nimuharanire ingabire zisumbuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 100. Uhoraho, turi umuryango wawe n'ubushyo wiragiriye. Nimusingize Uhoraho abantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, nimumusanganize impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe waturemye none turabe, turi umuryango n'ubushyo yiragiriye. Nimutahe amarembo ye mumushimira, mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze, mumusingize murate izina rye. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe ruhoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana. Uhoraho, turi umuryango wawe n'ubushyo wiragiriye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 7 umurongo wa 11 kugeza ku 17. Muri icyo gihe Yesu arakomeza ajya mu mujyi witwa Nayini. Abigishwa be n'abandi benshi baramukurikira. Ngo agere hafi y'irembo ry'umujyi, ahura n'abahetse umurambo bajya guhamba umuhungu w'ikinege, nyina akaba yari umupfakazi. Kandi abantu benshi bo muri uwo mujyi bari bamuherekeje. Nyagasani amubonye amugirira impuhwe, aramubwira ati, wirira. Nuko yegera ikiriba agikoraho, abari bagihetse barahagarara. Aravuga ati, wa musore we, ndabigutegetse, haguruka. Nuko wari wapfuye areguka, aricara, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose ubwo babura bataha, basingiza Imana bavuga bati, umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo, kandi Imana si umuryango wayo. Iyo nkuru isakara muri Yudeya yose no mu gihugu cyose kiyikikije. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu agira impuhwe nyinshi, ntiyanga abamusanga, akunda abamwegera, bakamusaba ibyo bakeneye, tumuhabwe twese mu Karisitiya ye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, nimuhumure, ineza y'Imana iganze iwanyu. Yesu aje kuduhoza kugira ngo duhore maze tugire amahoro. Iyo dusanze Yesu aradusanganira, ubundi tugasangira nawe. Amasomo kizumi byacu duteguriye naje kuduhumuriza, aje kudukiza, aje no kuduhoza. Ubwo tujye kuzirikana ku mupfakazi, turaza kubona umupfakazi uri mu gahinda, uri mu kaga, ukeneye guhozwa. Guhoza umupfakazi, amarira y'abapfakazi, abapfakazi benshi duturanye, abo tuzi n'abo tutazi, bari kurira. Kubera iki? Barababaye, barashavuye. Guhoza umupfakazi. Ese umupfakazi ni muntu ki? Bavuga ko umupfakazi ari uwabuze umugabo cyangwa wabuze umugore
uwo babanaga akaba yitabye Imana. Icyo ni igisobanuro cya mbere cyo ku mubiri. Ikindi gisobanuro, umupfakazi twamwerekeza ku muntu ufite icyo abuze, ubuze ibyishimo ndetse ubuze n'amahoro. Igisobanuro cya gatatu ni umuntu nanone ukeneye gushyigikirwa. Hari ibyo abuze, akeneye ubufasha, akeneye umushyigikira. Ari kurira, akeneye umuhoza. Arashavuye, akeneye umuhoza. Arababaye, akeneye umuhoza. Yaho akato, akeneye abamuzana kugira ngo basabane. Akeneye entourage, akeneye abamushagara. Ari mu byago, akeneye abantu bamuba hafi bakamugira neza. Wowe se ufite ibyo akeneye, nanjye kuvugana n'umupfakazi ku bundi buryo, ngaho nawe wongere urebe aho bose les marginalisés, aho bose babaye, bose bakomeretse, ubagarura ute, ubashyigikira ute? Guhoza abababaye, guhoza umupfakazi. Isomo rya mbere ry'uno munsi riratwerekeza ku bumwe, ubumwe abasangira Kristo bagomba kugirana. Pawulo mutagatifu aratwibutsa ko turi umubiri umwe, nk'uko Kristo nawe ari umwe, tukaba ingingo ze. Mu kigereranyo cy'impano, ingabire buri wese afite, ko tudahuje impano, tudahuje ingabire, ariko twese duhuriye muri Kristo, tumeze nk'uwo mubiri umwe ufite ingingo nyinshi, ariko ni umubiri umwe. Nibyo nanone biganisha kuri sosiyete yacu, kunga ubumwe, dore ko iyo duhabwa Yezu, iyo dusangira Kristo, twunga umwe n'abavandimwe, tukunga umwe na Yezu Kristo ubwe, tukaba umubiri umwe muri Yezu Kristo. Muri sosiyete yacu ntabwo twese tunganya imbaraga. Habamo abanyembaraga, habamo ab'imbaraga nke, habamo abakire, habamo abakene, harimo abafite ibibazo, harimo abafite n'ibisubizo, nk'uko Imana ibigena. Ariko iyo wegere mugenzi wawe, ushobora gusanga abuze icyo ufite, cyangwa afite icyo ubuze, nuko mukamagirirane, ngugumwe, gutabarana aho gutabana. Iyi vanjiri nanone iratwerekeza ku bumwe, ubumwe Yezu Kristo agiye kugirana n'abantu, cyane cyane abasanga aho bari bari mu kaga, mu kababaro, kugira ngo agire gute, abakize, abagirire neza ku mpuhwe ze. Kwita ku babaye, kwita ku bashavuye, kuko twese turi abana b'umubyeyi umwe. Iyi vanjiri iratwerekeza kuri Yezu. Yezu ugiye mu mujyi wa Nayini, ngo abigishwa be nabo baramukurikira. Uko bagendanaga, bagiye basanga abandi nabo bategereje, bakeneye umukiro, bakeneye kwakira Yezu. Turumva ibyago by'imburano umugore ahuye nabyo, Yezu aje gukiza. Icya mbere ni uko yari umupfakazi, yumvikana yari yarabuze umugabo we yari yarapfuye. Icyago cya kabiri ni uko umuhungu we w'imfura, umuhungu w'ikinege, nawe aritahiye, aragiye. Murumva ibyo byago babyeyi. Dushobora gutekereza, ese uyu mugabo ni bande bamwishe? Nko muri iki gihe cyacu, aho duhura n'ibyago, abantu bamwe bagapfa, rimwe rimwe tugakeka ko hari ababishe. No muri vanjiri dushobora gukeka, tukavuga duti, wasanga se hari abagabo bari babyihishe inyuma, bakitambika muri iyi dosiye, bakica uyu mugabo, bashaka kwigarura nk'uyu mugore. Nanone bamara kubona ko umugambi baba bafite batawugezeho, bakica n'aka gahungu ke, kuko nako biri mu byamurengeraga. Uyu muhungu yamurengeraga. Birashoboka muri iki gihe hari ababikora, kuko umuntu ni umuntu. Hari urwenya bajya baterera ku bakobwa bajya gusura abasore muri geto, nuko bakavuga uburyo abakobwa basiga basuzugura abasore igihe abasore babatumije ngo bajye kubasura muri geto. Ngo hari ibintu bitatu byerekana umukobwa ko yagusuzuguye, kubera ko hari aho bashatse kumushora mu ngeso mbi, nuko rero akagira uburyo gusuzugura mu cyayenge, mu kinyabupfura. Ngo uyu musore yatumiye umukobwa wajya kumusura, kizakubwira ko yagupinze. Icya mbere ngo nuko azazana na mugenzi we wundi, bakaza kugusura bombi. Ubwo se uzagira ikindi wongera kumubaza? Biragoye. Aho nyine zabaye akwemeje. Icya kabiri ngo umukobwa ashobora kugira atya, yari yambaye nk'akajipo keza, nuko akarenzaho urutenge rudaherutse amazi, urutenge runini cyane rugera ku birenge, nuko wamureba ukina kugira ibindi wamusaba, wamubaza, akaba nyine arakwemeje. Icya gatatu, umukobwa wagiye gusura umusore atize neza umutekano we, agendana n'akana k'agahungu, nuko akakamuherekeza. Uko biri kose wa musore agera akabura ahantu yahera, agira icyo abaza, kubera iki kakana k'agahungu. Mubyeyi, umukobwa, urabimenye nawe, umenye ubwenge.
biragaragara ko muri ivanjiri uyu mubyeyi yarageze kure, umugabo warapfuye, kakana ke k'agahungu nako kamurindaga nako karitahiye. Ubwo se dukurikije ibibera hano ku isi, abagabo abasore aho ntibatangira kuza bibarisha izina baza kumwisurisha, akabya bindi ngo isina ngufi ntawe utayicaho urukoma. Ubu koko uyu mupfakazi arabigenza ate? Arakira aba bagabo ate bo muri no minsi basamaye? Arakira ate abasore basamaye? Arabakira ate ko nakana k'agahungu kigendeye? Birashoboka ko abagabo benshi bo muri iki gihe bari batangiye gushora dosiye zabo bagira ngo bagire ibindi bamubaza. Uyu mupfakazi ikigaragara nyine yarari mu gihe gikwiye cyo gutabarwa. Icyo cyari cya mbere cy'uko ageze ahaga ameze nk'iyo nsina ngufi nyine buri wese ashaka gucaho urukoma, ntawe umurengera gifite. Icya kabiri twazirikana ko n'umupfakazi nuko yarashyigikiwe. Abatuye umujyi abenshi ngo bari baje kumutabara, bakamuba hafi bakamufata mu mugongo, bigaragaza urukundo yarakunzwe, uko yarakunzwe, uko bamufataga bakamuherekeza. Abo bose ariko baje batabawe, nuko Yezu nawe akaza aho ngaho baje gutabara nawe kugira ngo atabare. Compassion. Uyezuza kugira ngo muhoze yifatanye no mu kababaro. Uyu mugore biragaragara ko yunze umwe n'abavandimwe, yunze umwe na Yezu. Ngiki cyo bita ubumwe. Nuko Yezu iri jambo mubwiye ati nturire, urahore. Uko niko yazaza mu buzima bwacu, twabuze abaturengera, twabuze aho twegamira, nuko akubwira ati nturire. Uyu munsi nawe Yezu arakubwira ati nturire, humura, komera, ndi hafi yawe, nje kugusigasira, nje kuguhoza amarira wa mupfakazi we. Yezu azaduhoza amarira hano ku isi. Yezu azaje kuduhoza buri gihe. Twongeye tuzirikane ubwoko biri bw'ibyishimo twagira. Hari ibyishimo bya hano ku isi, Yezu ashobora kudusanga turi mu kaga, imibabaro, agahinda, indwara, akadukiza. Ni na byishimo hayi n'umugore aramuzuye. Ariko twongere tuzirikane ko kuba muzuye ntabwo birarangira, kuko n'ubundi azongera apfe. Ibyishimo rero bya kabiri ni ibyishimo la vie éternelle, ubugingo bw'iteka. Ntabwo kuba Yezu amukijije, kuba Yezu amuzuye, ntabwo bivuze ko birangiriye aho ngaho, ahubwo azongera apfe, ariko byerekeza nanone ku byishimo dushobora kugira hano ku isi. Ariko amaherezo y'ibyishimo bya hano ku isi ni ibyishimo byo mu ijuru, la vie éternelle, ubugingo bw'iteka, kuzukira ubugingo bw'iteka. Ibyo ni ibyishimo birambye Yezu azaduha ku munsi w'indunduro, ku munsi wa nyuma, umunsi w'imperuka. Icya gatatu twazirikana kuri umupfakazi, umupfakazi arerekeza ku nsuzugurwa, ingorwa, imbabare. Umuntu wese ukeneye ubufasha bw'undi, umuntu wese ukeneye gutabarwa, umuntu wese ukeneye impuhwe z'Imana, ukeneye kugira neza, uwo niwe mugenzi wacu. Igitambo cy'Ukaristiya nk'indirimbo twahereyeho yo gusanga Yezu ngo adusanganire, dusangire nawe, gushimira Imana, Imana iduhoza amarira, Imana idukiza, Yezu uza kuduhumuriza. Shimwa Yezu warakoze, shimwa Yezu udukura habi, shimwa Yezu udutaburura bari badutabye, shimwa Yezu udukura haga, shimwa Yezu uja kudutabara mu buzima bwacu, ukaduhoza amarira. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore bari bakundanye. Igihe kiza kugera, byari n'ibyuko nyine nyakibatarara bushyitsi, igihe cyaje kugera wa mugabo wo mu rugo aza kwitaba Imana, asigira umugore we umwana umwe. Uyu mugore rero ngo akaba yari mwiza imbere ndetse n'inyuma, afite umutima mwiza. Ubwo baza kumutabara, abantu benshi koko baramutabara kugira ngo ashyingure umugabo we, bamuhoza amarira. By'umwihariko sebukwe ndetse na muramu we bitangira ubukwe bwo guherekeza uyu mugabo w'uyu mugore, baramufasha, bagura ibintu byose bya mirenge, ibintu byinshi cyane. Ubukwe barabukora, baramushyingura, serikeye nziza, n'ibindi byose yakeneye byose. Ubukwe barabwitangira, dore ko bwari n'ubwabo nyine. Ariko uyu sebukwe ngo n'umuhungu we, ngo buri wese yari ari gutekereza ati uyu mugore ko apfa kakiri muto, ko biri kose nibyo zamucyura. Buri wese agahora abyerekezaho ati niyo ugiye kumucyura. Nuko umwe yajya gushora dosiye, agasanga undi nawe yamutanze. Igihe cyaje kugera, nyuma y'uko nyine wa mugabo amaze kwitaya, amaze no kumushyingura, igihe cyaje kugera, wese agashaka gushora dosiye ye, akabura aho yahera, akabura aho yakwinjirira. Mbese bakagenda bacungacungana, barebana ku maso,
uzabanza undi, buri wese acunga mugenzi we, umuhungu na se, ariko ntabivuganaga n'undi usibye ibimenyetso bahuriragamo. Uzatwara uriya mugore ko apfa akiri muto, ugahagata umukazana wabo we ntiyigera na rimwe abitekereza, kuko yagiraga ngo ni ukumufasha bisanzwe nyine nk'aho umuryango we. Nuko sebukwe afata icyemezo cy'uko agiye gutobora rya jambo, nuko ngo aragenda ajya ku mukazana we. Agezeyo mu gihe atangiye amubwira iby'imiyaga n'imvura, atangiye gushora dosiye, agiye kubona abona wa muhungu we nawe arahageze, nawe aje gushora ya dosiye ye. Hagati aho sebukwe abuze uko abigenza, abuze uko yifata, ahita afata amadolari 50 aherezaho mukazana ati, yewe nanje kugusura no kugufata mu mugongo, ukomere. Wa muhungu we nawe abuze uko abigenza, abura uburyo yahingutse ya dosiye ye, nuko afata amadolari 100 nawe ahereza muramukazi ati, yewe ukomeze wihangane, tuzakomeza tugusure tugushyigikire. Ako kanya bombi se n'umuhungu we baragenda basigira mu kazana ubwo amadolari angahe n'gukurikiye, asigara ruryaho, naho abandi nabo bakomeje kugenda bapanga imigambi yindi. Ikindi gihe kundi munsi noneho wa muhungu aravuga ati, umva ubwashize nasanze papa yantanze, papa ari gushaka kuntobera dosiye, noneho ngiye kuzinduka mu rukerera uyu mugore mpaka musange, noneho ngiye kumugurira ikintu gihenze. Nuko ajya mu isoko agura igitenge gihenze cyane, avuga ati mpaka uyu mugore mwigarurire. Nuko arakizindukana mu rukerera. Mu gihe atangiye gushora ya dosiye ye, na se nawe ari gutekereza ati, uyu muhungu nanjye ndazinduka. Agiye kubona abona se abarahikubise, ngo se nawe ngo yareguze inkweto nziza cyane zihenze, arizaniye nyine wa mukazana aje no gushora ya dosiye. Nuko asanga umuhungu we yamutanze, maze wa muhungu we mu kwikura musoni avuga ati, umva nanje kugusura, nari nkuzaniye utwambaro, tuzakomeza tugufate mu mugongo. Se nawe ubuze uko abigenza, bya bindi by'uko nyine ubuze uko ageragirwa neza, ahita afata za nkweto zose yarazanye ati, tuzakomeza tugushyigikire. Bamusigiye imyenda, bamusigiye n'inkweto, ubundi barigendera, buri wese akomeza gucunga mugenzi we undi munsi. Nuko se bigeze aho ngaho ngo ageze ku kazi, ngo kubera ko bakoranaga hamwe n'umuhungu we, aratekereza ati, ndaza kugenda akazi gatararangira muryamye ku maso, ubundi noneho mpite ngenda musange ku buriri, ubundi birangire. Umuhungu wanjye azajya kuza noneho byarangiye. Nuko wa mugabo aragenda, sebukwe ngo agezeyo ajya gutangira gushora none dosiye, ajya kubona nanone babyeyi mwumve, abona cya gihungu gikiraje neza umushiraho, ararakara cyane. Nanone rongera kuvuga ati, yewe narinje gupima iyi nzu kuko mbona iyi nzu iri hafi gukugwaho, ubu tujye gukubakira, ngiye kugushakira inkunga, ariko hagati aho ufashe aya mafaranga amuzingira andi madolari, n'uruhu rw'amadolari yarazanye, ngiye gushaka ibikoresho ubundi tukubakire. Nuko wa muhungu we naho hantu yari yazanye imodoka, yibwira ko noneho aza guhita amufata, ubundi bakajya gutemberana bakamana nk'iminsi 3, kubera ko abona se nawe atamworoheye. Ubwo araza na muri ya modoka, ahageze nyine bwo yasangaga papa we ahari. Nuko mu kwikura mu isoni aravuga ati, yewe bari bambwiye ko muramukazi wanjye yarwaye, ubu naje kumujyana kwa muganga. Hagati aho hari ibiribwa nari muzaniye, bya biribwa yaresize mu modoka nyine bazajya kurira ku rugendo. Hagati aho hari ibiribwa nari muzaniye, ngibi nababiryaho ugakiri muzima, akomeza abiryaho. Nuko amusazanya muri ya modoka n'umuhungu we, umwe yagiye gushaka ibikoresho, undi ahantu iri futi batashya amaramasa basuye mu ngo zabo, bagiye gushaka ibikoresho by'ubwubatsi nyine kugira ngo bazubakiraho umupfakazi. Yewe na n'ubu baracyari mu nzira bajya kugura ibikoresho by'ubwubatsi kugira ngo bazubakiraho umupfakazi yanzuye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Yavuga igira iti, nta rutamburira impfusha. Ari sebukwe, ari muramu we, ninde uza gukana umugore bwa mbere? Uyu mugore arabemenge, natamenya ubwenge, ibi bintu byose bari kugenda bamurundaho arabijya, ariko azabyishyura. No kwitonda no kuba menge. Reka dusoreze ku tuntu 3 tuza kudufasha kumva ibyago n'umupfakazi n'uburyo twarengera umupfakazi tukamuhoza amarira. Icyambere mubyeyi, ujye witondera mu gushyingura. Igihe cyo gushyingura anteroma, ujye witondera ibintu 3.
mu bantu baza mu bukwe bwo gushyingura hari abambere baza kugutabara bakagushyigikira bakaguherekeza kakuryaho muri uwo mujyi bari baherekeje uriya mugore uriya mupfakazi bakamutabara pe bakamushyigikira bakamuha imyenda bakamuha amafaranga bakamufata mu mugongo. Ubwo ni uburyo bwiza Yesu arabukunda. Uburyo bwa kabiri ni abashobora kuza kugutabara ukagira ngo baje kugutabara ariko baje kugutaba babandi bagushinyagurira babandi bari gukubita agatoki ku kandi babanyeshyari abandi bashobora kuba bari mu bagambaniye wa mugabo wawe cyangwa wa mugore wawe cyangwa wa mwana wawe cyangwa wa mubyeyi wawe. Abo nabo baba bari aho ngaho. Hari abashobora kuba aho ngaho baje kugushinyagurira nabo. Aho se rero ujye umenya uburyo ubagenzereza. Aba gatatu mu bantu nabo baza gushyingura hari abashobora kuza bagambiriye kugira ngo bashore dosiye zabo barebe uburyo bagufata ku maso ubundi bakwigarurire binjire mu rugo rwawe baje gukwanduza no gukwandavuza. Hari abantu benshi babagambiriye kuzacikuranya kwigendera, nuko rero bakaza bisuhurisha, abandi bakaza bizanisha ibikoresho, bakazana imyambaro, bakazana amafaranga. Aho se ujye ubitondera kuko utazi uko bizagenda. Urarye uri menge, wa mupfakazi we urarye uri menge, ngo isi yameze amenyo. Babantu bashaka gushora dosiye zabo urabimenge. Icya kabiri twazirikana usibye kwitondera abantu bashaka kuza kudufata mu bwongo, tuzirikana uburyo bwo guta igihe. Tekereza nawe urugendo rw'uyu musaza n'umuhungu we bari guta igihe kuri uyu mubyeyi aho kugira ngo bamufashe koko nk'umuryango we, aho bari guta igihe. Reba ukuntu bari gutatanya amafaranga, bari gutatanya ingufu zabo, kandi bakagombye gushyira hamwe koko bakamushyigikira. Reba ibintu byose ari gutagaguza nabo batabizi, bari guhimana. Ongera ucunge uno munsi ibitekerezo by'imitima yawe. Wasanga hari umuntu ushaka kwigarurira, wasanga hari umuntu wabikiye ushaka kuzigarurira, ushaka kuzangira nabi, ushaka kuzakora ibintu bya furabi. Buri gihe cyose ukahora umugunira mu mutima, buri gihe cyose ukahora umupangira imigambi myinshi mu mutima, ati nzamwigarura kuri ubu buryo. Nuko ibitekerezo byawe bikaba ari ibyo kuzigarurira abandi, kubagirira nabi, kwigara ingo z'abapfakazi aho kugira ngo batabare ukaba ari uko bataba. Wasanga nawe ufite iyo migambi myinshi. Icyanyuma tujye kuzirikana cya gatatu ni uburyo Yesu agaburira umupfakazi. Burya Yesu afite inzira igihumbi anyuramo akiza abantu, yita ku bantu, ahoza abantu. Yesu ashobora kuza akiyizira ubwe mu bimenyetso. Ashobora no kohereza undi muntu kugira ngo akugaburire, ashobora kohereza undi muntu kugira ngo aguhoze, ashobora gukoresha inzira nyinshi cyane kugira ngo ajye kugukiza. Hari nubwo Yesu akoresha umwanzi wawe agira ngo akugaburire, agira ngo akwiteho. Agakoresha abantu bose afite imigambi mibisha, buri wese akaje kukugemura ukabaho. Sebukwe akagutunga agakugaburira, muramu agakugaburira, nyogosenge agakugaburira, uwo mufitanye isano agakugaburira, inshuti agakugaburira. Ukwerekeza ko Yesu ashobora no gukubeshaho abandi batabishaka, ashobora kukugaburira abandi batabishaka, ashobora kukwitaho abandi batabishaka. Imbaraga za Yesu ni igisagirane, imbaraga za Yesu ni nyinshi cyane ntabwo twazirondora. Yesu afite ubushobozi bwinshi, ububasha bwinshi bwo kwitaho. Mubyeyi, nubwo ibintu byagushiraho, abantu bakagushiraho, umva utakuvaho n'umwe gusa ni Yesu Kristo. Ukomeze umwiringire, umwiyambaze iteka aho uri hose. Yesu aragukiza, aragukunda, araguhoza. Humura, Yesu muri kumwe akugire neza. Ufite Yesu aba afite byose. Ufite Yesu ntacyo abuze. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.